Hello guys, uyu munsi tugiye kwiga uburyo ushobora kubona interineti y'ubuntu. Guys, birakora kandi birizewe. Maze iminsi numva abantu bambaza ngo ni gute twakoresha interineti y'ubuntu tutagiye kwirirwa tugura megabayiti ko bisigaye bitugora. Uyu munsi nje kubereka uburyo tugiye kubigenza. Urabona ko nanjye niko ndi gukoresha aka kanya ubu tuvugana kariya gafunguzo ubonamo hariya. Ako ngako ni ak'iyo interineti tugiye kwifashisha uyu munsi. Noneho urayibona ngiyi hano, turaza muri Play Store yacu cyangwa se App Store bitewe na telefone ukoresha iyo ariyo. Tuze muri search twandikemo XTM tano, urayibona iyi niyo ugomba kudownloadinga. Njyewe rero narayidownloadinze, ntabwo ndi bwongere kuyidownloadinga. Icyo bigusaba ni ukuyidownloadinga nawe ikajya muri telefone yawe, ubundi ukaza muri telefone yawe ukayikandaho. Kabikuremo byose dutangirane bundi bushya urebe ukuntu nabigenje. Ukimara kuyinjiramo nta handi hantu urakanda, uraza uhita ukanda hano hejuru kuri tuno tuntu dutatu, uratubona hano dutatu. Numara kudukandaho haraza hari urutonde rw'amagambo amanuka, uhita ukanda hano habanza handitse update, uhita ukandaho re-updating. Nta handi hantu na hamwe urakanda, urahita uza ukandemo hano ahangaha, usikororinge uzamuka gutya, ukomeze gakeya witonze kugira ngo utaza guhaca aho tugiye kugeza ngo dushyiremo ibyo dushaka. Sikororinge gake ukomeza uhita ugera hano hari ibihugu by'u Rwanda. Urahabonaho ibihugu by'u Rwanda biri ibi. Tugiye guhitamo kimwe tuza gukoresha, turahita tuza rero dukande kuri iki ngiki. Wakibonye Rwanda Airtel free kabiri, ukanda bisawa, uhite ukanda start.